여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, ndashimira Imana ko mbasha kuvuga ku butumwa bwiza mu buntu bw'Imana. Mbere yuko nza hano kuri podium mwumvise ubuhamya bw'umupasiteri umwe, nubwo ari umupasiteri ariko yahoraga arwana n'icyaha, ubuhamya bwe bwankoze ku mutima cyane. Nk'uko Imana yaduhaye ubutumwa bwiza mu gihe cyacu, sinabasha kubona uburyo ndondora mu magambo uburyo nshimira Imana kuba twarabashije kubona ubutumwa bwiza. Sinigeze nemeza kuvuga ku butumwa bwiza bw'igitabo cya Yohana kuri inshuro, ariko n'uyu munsi tukiganira ku butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 6 uyu munsi wa none. Reka dusome muri Yohana ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku 15, ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicarana nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo mugerageze, ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Ndereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, arayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bw'aya mitsima 5 y'ingano, ubwo bari basigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, nukuri uyu ni wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Dusomye kugeza ku murongo wa 15. Data niwe wari umuhungu mukuru mu bana 5. Mu gihe data yabagaho yapfushije abavandimwe 3 mu ntambara. Uwa kabiri, uwa kane ndetse n'uwa 5 baje gutwarwa mu gihe cy'intambara ya Pasifika. Mu mazina ye harimo ijambo ce. Data witwaga Chedok, uwa kabiri witwaga Chegun, simbasha kwibuka neza izina ry'uwa 3 ndetse n'uwa 4. Kera nkiri umwana we wabo wa 5 najyaga mba ndi kumwe nawe ubwo nabaga ndimo gukina, ariko nawe yaje gutwarwa mu ntambara icyo gihe. Umwana wa kabiri w'iwabo wa data nyuma y'intambara yo muri Pasifika yagiye mu gihugu cy'Ubuyapani ajya gukora ubucuruzi. Buri uko azaga mu gihugu cya Korea yajyaga aduha amafaranga. Umuvandimwe wa 3 ndetse n'uwa 4 ba data ntitugeze twumva amakuru yabo, bishoboka ko ubwo bajyaga mu ntambara ya Pasifika bashaka ko baritabye Imana bakayigwamo. Muri iki gihe cy'intambara nyine ifite imyaka nk'itandatu cyangwa 7 gusa. Ndakibuka rero data wacu wajyaga umpa ibirayi bitogosheje. Ndacyamwibuka mbere ko ajya mu gisirikare, nyuma twaje kubona urwandiko ruvuga ko yaguye ku rugamba. Nta nubwo umurambo wigeze uboneka, ntitwigeze tubasha no kumushyingura. Igihe kimwe twigeze kujya ku irimbi ryaguyeho abasirikare baguye ku rugamba muri gahunda ya IYF. Icyo gihe naje gufata mudasobwa mfa kwandikamo izina rya data wacu. Amazina yitwaga Cheho. Naje kubona izina rye, mbona adresse ye aranditseho ko ari Kyongbuk muri Songsan. Nubwo mu gisirikare cya Korea naho bagira amarimbi bashyinguyemo abantu baguye ku rugamba, nubwo ntayo bagira ariko babigira ahantu babika urwibutso nk'urwo ngurwo. Naje kujyayo rero n'umuryango wanjye, turajyayo turasenga. Icyo gihe nabwiye umuryango wanjye yuko yitabye Imana ubwo ari ku rugamba. Nahuye na data wacu ubwo nari nkiri muto cyane, afite imyaka nk'itanu. Data yajyaga atubwira kenshi ko yabuze umuvandimwe we. Ibyo nza kubimenya kera nari kubwira data ibyabaye ku muvandimwe we, bitewe nuko yabuze abavandimwe 3 mu ntambara, byatumye abana n'agahinda. Nyuma y'urupfu rwa data, icyo gihe inzu yacu yari ishaje cyane, byabaye ngombwa ko tuyivugurura. Kubera ko data wacu wabaga mu Buyapani yarakize, twamusabye ko adufasha kuvugurura inzu yacu. Yari amaze igihe kinini cyane mu Buyapani, amaze kuba nk'Umuyapani, yaravuze ati rwose sinabafasha. Aravuga ati ahubwo Jongsu uzaze mu Buyapani uze nguha akazi, nzajya nguhemba neza, nzaguha kuri umwishywa wanjye, nzaguha naho kuba. Uko niko mukuru wanjye yagiye mu Buyapani amukorera mu gihe cy'amezi 6. Muri ibyo bihe umushahara mu Buyapani wagukubye inshuro 10 umushahara mu gihugu cya Korea. Mu gihe cy'amezi 6 yabashije gukorera amafaranga menshi, nuko twubakamo inzu yacu. Mu gihe amaze mu Buyapani, icyo gihe umuvandimwe wanjye yajyaga avuga kuri data, yarambwiye ati
data naramukoreye mu gihe wari mu Buyapani, ninjye ko iki gihe nawe wamukorera. Nubwo ibihe byanjye bitari bimeze neza, ariko nashima Imana ko nanjye kwakira data mu rugo rwacu mu gihe cy'amezi 6 kugeza ubwo yitabye Imana. Namwakiriye mu rugo rwacu ndamukorera kandi mbishimira Imana cyane. Umufasha wanjye yajyaga yitwara neza cyane kuri data. Ari ibintu byinshi nshimira umufasha wanjye. Icya mbere mushimira nuko yambyariye abana beza cyane ku isi. Ikindi cya kabiri mushimira nuko yakoreye data neza cyane ku buryo data yamushimiye cyane. Shimira Imana cyane kubera ko ni mukuru wanjye wari warakoreye data ubuzima bwe bwose. Ariko nashima Imana ko namubonye bwa nyuma bwo yitabaga Imana. Undi data ntiyakundaga ibyo kwizera Yesu, yakundaga inshuti ze cyane. Yajyaga ajyana n'inshuti ze bakajya kunywa inzoga, yajyaga bikunda cyane. Igihe cyose habagaho ibirori cyangwa se amasabukuru y'imyaka cyangwa se ubukwe, ibyo ntishobora kubisiba. Najyaga mwene data nifuza ko wakwizera Yesu, akavuga ati nzizera Yesu mu mpeshyi umwaka utaha. Ese kuki ubyimura mu mpeshyi umwaka utaha? Yabaga arabibaza neza ati mu mpeshyi umwaka utaha inshuti yanjye iziziza isabukuru y'imyaka 60. Izaba ari umunsi w'umunezero cyane, ngomba kuzajyayo nkishimana n'inshuti zanjye tugasangira tukanywa inzoga. Igihe cyose inshuti ze zageraga iminsi mikuru agomba kujya kwifatanya nazo, bagasangira bakanywa, bikamushimisha cyane. Icyo gihe impeshyi umwaka utaha yagera namubwira ngo wizera Yesu, akavuga ati nzizera Yesu mu rugaryi rw'umwaka utaha. Ese kuki ugomba gutegereza icyo gihe? Turabizi neza ko umukobwa w'inshuti yanjye azashyingirwa kandi sinshobora kuzasiba ibyo birori. Uko niko yahoraga bisubika. Yatangiye kugira intege nke kurusha uko yarameze. Yararwaye n'uburwayi bw'igifu bitewe n'uko hariho aside yavaga mu gifu cye yatumye igifu cye gishonga. Muri icyo gihe nta miti myiza yabagaho, ariko nyuma yo kwitabya Imana hari imiti myinshi yaje kuboneka. Ibyo bintu byaje kunshengura umutima, byatumaga avirana amaraso menshi cyane mu nda. Ubwo yajyaga mu bwiherero yajyaga avirana amaraso menshi cyane. Amaraso yari ku kigero cya 14 n'ibice 4, ameze neza cyane. Ubwo nisuzumishaga nasanze amaraso yanjye afite hemoglobine ku kigero cya 14 n'ibice 4, ariko we yaje kugabanuka cyane, biba ngombwa ko bamuteramo andi maraso. Sinatekereza ko data azaba igihe kinini cyane, ariko muri iki gihe sinari nanabizi. Ariko data ntabwo yajyaga ashishikazwa n'ibyo kwizera Yesu. Igihe kimwe nagiye imbere ya data no kumuganirira ibya Yesu, arangira ambwira ati rwose ntugire impungenge ndaza kumwizera. Ariko ntiyashoboraga kubyemera. Nyuma y'iminsi mike data yaje kumpamagara. Ubundi izina ry'umukobwa wanjye ni Unsu. Yajyaga amwita ngo papa Unsu, ese urahari? Ntiyego ndahari data. Nuko njya mu cyumba cya data ndi kumwe n'umufasha wanjye. Icyo gihe yararyamye hasi, amaze kwinjira nuko ahita yeguka. Kimara kweguka yicaye ahita aruka, amaraso yose yari mu nda. Nubwa mbere nari mbonye ikintu nk'icyo ngicyo, naratangaye cyane. Icyo gihe umugore wanjye yese aturika ararira. Icyo gihe nta kintu yigeze avuga, yaracecetse gusa. Yari yiteze ko agiye gupfa vuba cyane. Icyo gihe umufasha wanjye yahanaguye amaraso yose nuko amukindi kiringiti gishya. Rero nshimira Imana cyane ko ari njye muntu wa nyuma wamwitayeho mbere y'urupfu rwe. Namubwiye nti se data umeze neza? Ati yego meze neza. Namubwiye nti dore mukuru wanjye ubu ntahari, ubu uramutse witabye Imana nifuza ko yazumva ijwi ryawe byibura. Nateguye rero kasete ifata amajwi. Namubwiye niba hari ikintu cyose ushaka kuvuga ndakwinginze kitubwire. Ndaza gufata amajwi y'ibyo uvuga, igihe cyose umuvandimwe wacu ashatse kubyumva nzajya nyimwumvisha. Nafashe akaradiyo ka kasete nuko ntangira kumufata amajwi. Avuga nk'iminota 30 atubwira ibintu yifuza kutubwira. Atubwira ibintu byatambutse, avuga ibintu byamubabaje, ibyo byose arabivuze. Numvise ameze nk'uri gusuka ibintu byose byari mu mutima we. Ubwo arangiza kuvuga ubushake bwe, yaravuze ngo nimpfa muzanshyingure ku musozi uri hari inyuma iruhande rw'aho mwashyinguye mama wanyu, kandi muzatumeho Kim uri mu mudugudu wa Sondang azaba ari uzahindura imyenda yanjye. Ati naramufashije cyane mu buto bwe, sinibaza ko azamfata nk'umuntu wanduye. Nuko avuga ibyo ashaka byose arasoza. Nuko mbaza data nitonze nti ese data niwitaba Imana nzagukorera ibintu byose neza nk'uko bitubwiye, nta na kimwe muri ibyo nzabura gukora. Umubiri wawe tuzawutunganya nk'uko bivuze uko nguko, ariko se ubugingo bwawe buzajya he? Ntabwo yashoboye gusubiza ikibazo cyanjye. Yaje kumenya ko urupfu rwe rwegereje, nuko yitsa umutima cyane ati nuko aravuga ati, avuga n'ijwi ahinda umushyitsi ati ndashaka uzajya mu ijuru, ariko ndatekereza ko nakererewe
sinagombye ko nakoze imirimo myiza kugira ngo nzajye mu ijuru. Nuko ambwira amagambo n'ijwi rituje. Nashima Imana cyane ko yarangiza umubwirizabutumwa. Mu bihe bishize ubwo ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabonye abapasiteri n'abayobozi ba gikristo benshi, nuko mbaganira ku bijyanye n'imbabazi z'icyaha. Abapasiteri benshi bagiye baza baransanga barambwira ngo, pasiteri, iri torero ni ryawe, ndakwinginze uzarikoremo ibyo ushaka byose. Ati Pastor Park, binyuze muri iri torero abantu benshi baje gusobanukirwa Yesu biciye muri wowe. Ese njye ndi muntu ki? Ndi umuntu uteye agahinda cyane kurenza abandi bose muri iyi si. Naje kumenya mu 1962 ko ibyaha byanjye byose byabariwe binyuze mu rupfu rwa Yesu. Mbere yaho najyaga ngira n'inshuti zanjye buri mugoroba tukajya kwiba imyaka mu mirima y'abandi bantu, ariko guhera icyo gihe byarahagaze. Bibiliya mpindukiye nziza cyane, nuko ntangira kujya nyisoma. Igihe kimwe twagiranye gahunda n'inshuti zanjye, nuko turahagarara dusoma Bibiliya nk'igihe cy'isaha imwe. Ku musozo naje kumenya ko nasomye Bibiliya yose kugeza izuba rirenga. Sinigeze ndekura Bibiliya igihe kinini. Bibiliya nayigumanaga mu gituza cyanjye igihe cyose ubwo naryamaga. Nakomeje kujya nsoma Bibiliya kandi byankoze ku mutima cyane. Bibiliya ari nziza cyane kuri jye. Naje kugira icyizere ko ibyaha byanjye byose byababariwe binyuze muri Bibiliya, kandi muri Bibiliya handitswe neza uburyo ibyaha byanjye byababariwemo. By'umwihariko iby'igitambo cy'icyaha bigaragara mu Balewi ibice 4. Mu gihe batambaga igitambo cy'ibyaha bagomba kurambura ibiganza byabo mu ruhanga rw'ihene. Namaze igihe kinini cyane ntasobanukiwe impamvu baramburaga ibiganza byabo mu ruhanga rw'iyo hene, ariko nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 naje gusoma ibijyanye n'ibitambo by'icyaha mu gitabo cy'Abalewi igice cya 4:27. Igice cya 4 cyose kivuga uburyo batambaga ibitambo. Igihe umutambyi yakoraga icyaha, igihe ikoraniro ryose ryakoraga icyaha, igihe umuyobozi mu bantu yakoraga icyaha, n'igihe umuntu woroheje yakoraga icyaha. Kuko njye nari umuntu woroheje, nasomye igice cyavuga ukuntu umuntu woroheje atambaga igitambo cy'icyaha. Mu gihe umuntu woroheje akoze icyaha kinyuranyije n'ubushake bw'Imana, nuko icyaha yakoze mu gihe kimenyeshejwe, yitwazaga umwagazi w'ihene nk'igitambo cy'icyaha yakoze. Uko niko mu murongo 28 havuga. Icyanteye amatsiko cyane mu murongo 27 nuko mu murongo 28 havuga ko agomba kurambura ibiganza byawe mu ruhanga rw'iyo hene. Namaze igihe kinini cyane nibaza impamvu byakorwaga bityo. Ese kuki tugomba kurambura ibiganza byacu mu ruhanga rw'iyo hene? Kubusanzwe urambura ibiganza byawe hejuru y'umuntu mu gihe wimika umupasiteri cyangwa se umukuru mu itorero, ariko si iyo hene kutawimika nk'umupasiteri cyangwa nk'umukuru mu itorero. Uko nagerageza kumenya igisubizo cyabyo muri Bibiliya sinigeze mbasha kukibona, ariko mu buryo butangaje cyane. Hariho inkuru yo mu Balewi ibice 4. Naje kubona igisubizo mu Balewi igice cya 16. Haranditswe ngo nuko Aroni nawe arambura ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, ngo yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli bose ibyaha byose bakoze abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Mu gihe ihene yapfaga nk'igitambo cy'icyaha, mbere y'uko ipfa yagombaga kwikorera icyaha. Icyaha ntabwo cyashobora kubabarirwa kubwo kwica ihene gusa cyangwa intama. Nta buryo bwose n'impamvu turambura ibiganza byacu mu ruhanga rw'ihene no kugira ngo tuyimuriremo ibyaha byacu. Yesu yagombaga rero kurambikwaho ibiganza kugira ngo yikorere ibyaha byacu. Ese ni ukwiye kurambikwaho ibiganza kwamukoreho kugira ngo yikorere ibyaha byacu? Naje kubona inkuru igaragara muri Matayo ibice 3. Ubwo Yohana Umubatiza batizaga abantu ku mugezi wa Yorodani, Yesu yaraje aramwegera, nuko ashaka kubatizwa na Yohana Umubatiza. Yohana yarabyanze, aravuga ati se ko ari njye wari kubatizwa nawe kuki uje unsanga? Yesu yavuze ikintu gihebuje. Yaravuze ngo emera ubikore ubu ngubu, kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Gukiranuka gushobora gusohora gusa ariko ibyaha bibabariwe. Kugira ngo gukiranirwa kubabarirwe, Yesu agomba kurambikwaho ibiganza mu ruhanga rwe. Yohana Umubatiza yajyaga abatiza umubatizo wo kwihana, ariko Yesu ntiyaraje kwihana kuko nta cyaha yagiraga. Nk'uko icyaha cyajyaga gishyirwa mu ihene, nako Yesu Kristo nawe yarambitsweho ibiganza kugira ngo ibyaha bimushyirweho. Iyo usomye muri Yohana igice cya 29 haravuga ngo bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza ahari, aramubwira ati nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aho gusoma agace kamwe ka Bibiliya gusa umusomye Bibiliya yose ubona uburyo ibyaha byose byimuriwe kuri Yesu. Yesu yaravuze ngo nuko emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Uko niko twese tugeze abakiranutsi. Uko niko yatanze gukiranuka. Byari byiza cyane. Bibiliya isobanura neza mu buryo butunganye uburyo ibyaha byacu byababariwemo. Nubwo nari umunyacyaha, naribye cyane kandi narabeshye cyane, naje gutahura ko ibyaha byanjye byose byababariwe neza binyuze muri Bibiliya. By'umwihariko mu Baroma ibice 3:23 turavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Mu murongo 24 akavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo baherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana yaravuze ngo twaratsindishirijwe.
si ukora ko ari icyo nakoze, ahubwo ni Yesu waducunguye. Yesu yamennye amaraso ye ku bwacu, kandi binyuze mu maraso y'ibyaha byacu byarogejwe. Ariko abantu benshi baracyatekereza ko ari abanyabyaha. Benshi muri bo baracyavuga ko ari abanyabyaha n'ubu. By'umwihariko insengero nyinshi zo muri Korea, abapasiteri benshi bigisha Bibiliya mu buryo bupfuye. Koko Yesu yapfira ibyaha byacu ku musaraba kandi yaradutsindishirije. Bakomeza kwigisha abayoboke babo ko bakiri abanyabyaha. Bigisha abayoboke babo ko bagomba kwicuza ibyaha byabo. Ku bijyanye no kweza ibyaha byacu ntacyo tugomba kubikoraho. Ibyo byakorewe ku musaraba wa Yesu mu buryo butunganye. Dukwiye kubyemera gusa kubwo kwizera mu mitima yacu. Bibiliya nubwo bayimenya gusa nk'ubumenyi, ariko si niwe mutima basomana Bibiliya. Yohana igice cya 6 havuga ibi neza. Yesu yabonye isinzi ry'abantu riza rimusanga bari nk'ibihumbi 5. Yesu yabaje Filipo ati ese ni hehe turi bugure ibyo kurya byo kubagaburira? Filipo amaze gukora imibare aravuga ati n'imitsima yagurwa 200 nubwo uretse arya agace gato nabwo ntiyabahaza. Rero muri iki gisubizo yatanze yaravuze ngo n'imitsima yagurwa 200 nayo bwayo ntacyo bamarira. Mu gisubizo cye ntago tubona avuga hari gukora amafaranga aho azakura iyo mitsima. Mu magambo gusa uramutse ubonye denariyo imitsima yagurwa 200 hari icyo byatanga. No mu mujyi munini cyane nka Seoul biragoye cyane ko wabona ibyo kurya by'abantu 500 icyarimwe. Aho mu butayu rero nta mafaranga bari bafite kugaburira 500, none bari kuyakura he? Yesu nubwo amubajije ariko arazi igisubizo cyabyo, ko arazi uburyo agaburira abantu 500 bari kumwe nawe. Filipo rero mu magambo yarabaze gusa ngo imitsima yagurwa 200 ntacyo bamarira, ariko ntigeze avuga ayo imitsima yava cyangwa se ayo mafaranga yava. Ariko icyo gihe rero ndere ya mwene Simoni yaje gutanga igisubizo aravuga ati yavuze ngo haragango gato karahangaha gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si ibyo ngibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu yashatse kugaburira abantu 500, ariko ubu rero Andrea arimo kuvuga ko iyo mitsima 5 n'amafi 2 bishobora gusaranganywa abantu bose. Bari mu kibazo kimwe, ariko Filipo yaratekereje ati ese imitsima yagurwa he koko ibyo ntibishoboka? Ati twakagize byibura 200, ariko nazo ntizaba zihagije, ntacyo zaba zimaze. Ariko Yesu yarabajije ngo se nihe imitsima yagurwa yagaburirwa abantu bose? Intego yari kugaburira abantu 500 bari bashonje. Filipo rero yakoze imibare ye asanga bidashoboka ko amafaranga yaboneka kandi ko imitsima itaboneka. Ariko ndere ko yarazi umutima wa Yesu, yaravuze ati urashaka kugaburira aba bantu nubwo dufite imitsima 5 gusa, nubwo ari amafi 2, ntacyo bimaze kurya ibyo gaburira abantu 500. Ariko si byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ugira icyo dukorera. Bari mu kibazo kimwe, ariko ibitekerezo bya Filipo ndetse n'ibya Andrea byari bitandukanye. Ese imitsima yakurwa he? Dukeneye amadenariyo 200, ariko si amafaranga yava he? Ibyo ntibishoboka. Uko niko Filipo yatekerezaga. Bombi barabigishwa bakurikiraga Yesu. Filipo yavuze ibihe barimo, mu gihe Andrea yatekereje ngo Yesu aramutse akoze, irafite umutima wo kumenya ngo Yesu arashaka kugaburira abantu 500, ashobora kwifashisha imitsima 5 n'amafi 2. Ariko se Yesu ibyamarira iki abantu bangana batya ko ari benshi? Yesu ugira icyo dukorera. Tugira ubuzima bw'umwuka nk'ubwa Filipo ndetse n'ubwa Andrea. Abantu bose bazi ko Yesu yapfiriye ku musaraba, ariko si ibyo ngibyo bitumarira iki? Ni gute ibyaha byacu byababariwe? Yapfiriye ibyaha byacu, yishyuye ibihembo by'icyaha byacu. Abantu baribwira ngo ndamutse nihaniye ibyaha byanjye bishobora kubabarirwa. Niyo mpamvu ndamutse nje imbere ya Yesu binyuze amaraso ya Yesu, ibyaha byanjye bishobora kubabarirwa. Imitima yakagombye kugera kuri uwo mwanzuro. Ariko se Filipo yakoze iki? Ibyo Filipo yavuze, yaravuze ngo imitsima yagurwa 200 ntacyo bimaze. Ese iyo mitsima yagurwa he? Nubwo ari imitsima 5 gusa n'amafi 2 ntacyo byari bimaze. Yabwiye Yesu ngo Yesu ugira icyo bikoraho. No muri Isirayeli abantu benshi cyane bizera Yesu nka Filipo. Nubwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, ariko bakomeza kuvuga ngo n'ubu turacyari abanyabyaha. Abantu benshi babaho ubuzima bwabo bw'umwuka ku kigero nk'icyo ngicyo. Ni ukubera ko batari bajya mu kuzimu, nuko batari barimbukaho. Baribaza ngo niba ndi umunyacyaha ndamaze, bati n'ubutaha nabwo nshobora kuzaba umunyabyaha. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Niba Yesu yaranapfiye ku musaraba, niba yarishyura ibyaha byacu, yahaniwe ibyaha byanjye, ibyaha byanjye byakombye kwezwa. Turamutse dutekereje dutyo, sinakomeza kuvuga ko nyiri umunyacyaha nanone. Niba Yesu yarapfuye nkaba narakomeje kuba umunyacyaha na nyuma y'uko yapfa, bivuze ko yaba yarapfiriye ubusa. Abantu bajya baririmba indirimbo zivuga ngo binyuze mu rupfu rwe ibyaha byacu byarogejwe. Nk'akarembo kavuga ngo umunsi mwiza nibuka
n'uwo nakwemereyeho, bari mu turimbo nk'utwo ngutwo, barangiza bakavuga ngo mwami babarira umunyacyaha mubi nkanjye. Mu kanya gashize baba barimo kuririmba ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, ariko nyuma y'akanya gato bakongera bakavuga ngo mwami mbabarira ibyaha byanjye. Rero uko no kwizera kumeze nk'ukwa Filipo, uramutse ugaburiye abantu 500 byakabaye byiza, ariko hakenewe idenariyo 200. We yaratekereje gusa ngo nta mafaranga dufite. None niba nta mafaranga dufite imitsima yava he? Uwo ni umutima yari afite. Ariko ku rundi ruhande Andereya we yabonye Yesu akora cyane. Yabonye Yesu akiza uwari umaranye uburwayi imyaka 38. Yabonye akora ibitangaza ahindura amazi vino. Aribwira ati Yesu nk'uwo nguwo. Irazi Yesu neza yuko nubwo byaba imitsima 5 n'amafi 2, ibyo birahagije cyane kuba yagaburira abantu benshi cyane. Abantu benshi batazi Yesu neza, nubwo Yesu yapfire ku musaraba kubw'ibyaha byacu, abantu bagitekereza ko bakiri abanyabyaha. Baramusomenya neza ko Yesu yapfire ku musaraba. Ibihembo by'icyaha byacu byamaze kwishyurwa ku musaraba. Kuba turabakiranutsi ni ibintu bisobanutse. Niba Yesu yapfire ku musaraba ko ntabashe kweza ibyaha byacu, ibyo ngibyo iyo tuza ko hari ibintu twakwishyurira, buri wese yagerageza gushakisha amafaranga. Ariko kubera ko batahita barimbuka ako kanya, kubera ko abantu badahita bapfa ako kanya, ibi barabisuzugura bakabikerensa. Kuki Yesu yababajwe? Kuki yababajwe ku musaraba? Kuki yapfira ibyaha byacu? Ese Yesu yapfuye yinezeza? Ese amennye amaraso ye yikinira? Ese umubiri we warababajwe yikinira? Yarababajwe arimo kudukiza ibyaha byacu. Iki nicyo cyatumye abambwa ku musaraba, kugira ngo yishyurire igihembo cy'ibyaha byacu. Arangije aravuga ati mwami babarira abanyabyaha. Abantu barivugira gusa ati mwami mbabarira njye nk'umunyacyaha. Ibyo ni ibintu by'ikigejuru gusa. Ni ukwizera ko mucyuka. Naje kubaza data nti, data nupfa ese uzajya he? Aravuga ati nagashimye kujya mu ijuru, ariko narakererewe cyane. Ati ndakagombye kuba mfite imirimo myiza kugira ngo nzajye mu ijuru. Rero yari yihebye cyane. Ibyo ubwo nabyumvaga naranezerewe, kubera ko nabonye yuko yatewe ubwoba n'icyaha ndetse n'urupfu. Ndavuga ni iki nicyo gihe nabwirije ubutumwa bwiza data, mubwira uburyo Yesu yamennye amaraso ye ku musaraba, uburyo ibyaha byacu byimuriwe kuri Yesu, uburyo yahaniwe ibyaha byacu. Nicyo cyatumye ibyaha byacu byezwa. Mu gihe nabwirizaga ubutumwa bwiza abantu benshi kugeza ubu, iyo ntekereje kuri uwo munsi, mbona ko nitoje kubwiriza ubutumwa bwiza binyuze kuri data. Mu gihe gito namaranye nawe, ubwo yumvaga ubutumwa bwiza, yarebye hejuru ku gisenge arangije aravuga ati Mana urakoze. Ati Yesu ndagushimira. Ati burya bwose urabambwe umena amaraso yawe ku musaraba kubw'ibyaha byanjye. Rero yagize amahoro. Data amaze kwitaba Imana, icyo gihe mukuru wanjye yaje kugaruka mu rugo iwacu. Kubera ko arazi ko data arembye cyane, yashatse gufata indege ngo ahite agaruka ako kanya. Yari afite itike y'indege, ariko nta mwanya yari akabonye mu ndege. Byabaye ngombwa ko ahindura gahunda ye. Ntiyashoboye kubona indege, biba ngombwa ko afata ubwato. Ubwato bwageze ku cyambu cya Busan nijoro mu gicuku. Ntabwo bashobora gukingura urugi rw'ubwato kugeza ubwo abakozi bagasutamo baje mu kazi. Iryo joro yashatse gusimbukira mu nyanja. Mukuru wanjye yaje kuhagera data yamaze kwitaba Imana. Mukuru wanjye yarababaye cyane, aravuga ati ndi umwana mubi burya. Icyo gihe naribwiraga njye ndi umwana mwiza, numvaga nishimye cyane. Nubwo data yitabye Imana, ko nari neza ko agiye kujya mu ijuru. Mukuru wanjye yashatse gutegurira imva data, yashatse gutegurira imihango gakondo data. Nuko ndamubwira nti se ibyo ngibyo ko atari ngombwa ko yakira agakiza, urabitegurira iki? Nuko mukuru wanjye arambwira ati ndabizi ko gutegura imihango ntacyo bimaze, kubera ko ndi umwana mubi cyane kuri data. Nashatse kubikora gusa kugira ngo numve ko nkomejwe mu mutima wanjye. Rero ntugire icyo ubivugaho. Nuko ategura iyo mihango iwacu mu rugo, nuko aranamuririra. Rero njye nari nishimiye cyane urupfu rwe. Mukuru wanjye yagiye mu Buyapani, byabaye ngombwa ko mwakira mu rugo rwanjye, by'umwihariko umufasha wanjye, bitewe n'uko data yakundaga kunywa inzoga. Yajyaga agura inzoga zikoze mu muceri akazihisha mu gituza cye akazizanira data. Mu gihe gito cyane umugore wanjye yakoreye data neza. Nashimiye cyane kuba data yarakira imbabazi z'ibyaha. Mbere ko yitaba Imana yashatse gusubira iwabo ku ivuko aho yakuriye, nuko tumushyira muri ambulance.
ubwo yabyukaga mu gitondo yarampamagaye ati papa onsuka, ati ejo hashize ubwo mwanzanaga mu modoka bita ambulance numvise imeze neza cyane ubwo umuhanda wari mubi. Ati nafite ubwanzi ko ndi bugwe mu nzira mu muhanda werekeza Sonsana, ariko nshimira Imana ko nageze neza. Sinari niteze ko yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Amaze kwakira agakiza yarahindutse. Twahimbye indirimbo zo mu gitabo turimo kurira rwose tumena amarira. Nyuma y'ifunguro rya mu gitondo yambwiye kujya guhamagara inshuti ze. Ati genda uhamagare kanaka. Bose bari baravukiye mu mudugudu umwe na data kandi bari barakuriye hamwe. Yagaramye ku buriri avuga ati ndabona mwaje, ubu ngiye gupfa mbere yanyu. Ati naje kwizera Yesu umuhungu wanjye wa kabiri yizeye, ubu ngiye kujya mu ijuru. Ati ngiye kujya mu ijuru mbategurira ahantu heza. Ndashaka ko namwe mwizera Yesu nk'uwo umuhungu wanjye yizera, nirije ko namwe mwazanezererwa mu ijuru. Data yasangije uwo munezero inshuti ze, bari barasangiye ibyago, bari barasangiye amakuba n'inshuti ze. Sinarigeze mbona umuntu wari ufite inshuti nk'izo data yari afite. Amaze kwakira imbabazi z'ibyaha, yinginze n'inshuti ze ngo zizere Yesu, yatumyeho bene wabo bose ababwira ibihe byahise, ibyabayeho kuri se ndetse no kuri nyina. Arabwira ati ndashaka namwe mwizera Yesu umuhungu wanjye wa kabiri yizeye. Yabayeho indi minsi 3 kuva ubwo. Yabayeho nk'umunyamuryango mwiza w'itorero nuko yitaba Imana. Mu myaka 70 yose yamaze, yagize akababaro ko gupfusha abavandimwe 3 mu ntambara. No mu gihe yari ku rugamba nawe umufasha witabye Imana, yaciye amakuba menshi, ariko ni hahandi nabwo yari afite inshuti mu mutima we kandi yabagaho yishimye. Ubu ngubu ni inshuti ya Yesu mu buryo buhoraho. Amaze kwitaba Imana, umukuru wanjye yarababaye cyane. Ati ngende umwana mubi, sinabashije kumubona mbere yo kwitaba Imana. Sinakoze ibishoboka byose nk'umuhungu we, ariko ni hahandi yakomeje kubabara cyane. Njye umutima wanjye nakomeje kwibwira nti ngende umuhungu mwiza, kora kubyibura namufashije kuzajya mu ijuru. Kuri ubu ngubu mbwiriza ubutumwa bwiza umuntu wese. Imana yayoboye umutima wa data mu kwakira imbabazi z'ibyaha. Imana yayoboye umutima wanjye kuva mu mwijima, yemeye ko nakira imbabazi z'ibyaha. Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo yakire gusa ubugingo bwa bene data bacu. Nabonye mu bihe byinshi ubwo Yesu yayoboraga abantu mu kwakira agakiza, umwe muri bashiki bacu iravuze ngo hariho umwari umwenzi yashatse ko njya kumubwiriza ubutumwa bwiza. Amazina ye yitwaga mushiki wacu Kinyarwanda. Ubwo numvaga iby'ubuzima bwe, yavuze kuri uwo mwari witwaga Kinyarwanda. Iravuze ati hari ikintu ngiye kubwira. Ati se nicyo ushaka kumbwira? Ati ndashaka kujya kubona na pastor wanjye. Ati ibyo bitwaye iki? Ndagenda mbonane nawe. Ati none ushaka ko mbigenza nte? Yaguze itike ya gari ya moshi, nuko amuguriye itike nuko aramuzana kugira ngo aze tubonane. Kigera atarakira agakiza, yambwiye uburyo yaje gutana n'uwo bashakanye. Yari afite umukobwa umwe, kubera ko umupfumu yaramubwiye ko atagomba kuza gumana n'umukobwa we, yamwohereje iwabo nuko ntiyakomeza kugumana nawe. Uwo mupfumu yamubwiye ko yakwirukana na nyina ndetse na musaza we. Umugoroba umwe yumvise ijwi rivuga ngo Chuan. Ubwo yakebukaga nta muntu yigeze abona, yumvise ijwi gusa rivuga ngo Chuan. Ijwi riramubwira ngo ubu ngubu waciye mu byago byinshi cyane, ukeneye kuruhuka. Iryo jwi ryumvikanaga nk'ijwi risusurutse cyane. Ati ngaho kingura idirishya hanyuma usimbuke uce muri iri dirishya. Yabaga mu igorofa rya 38. Yarageragejwe ngo asimbuke. Ati nusimbuka biraza kurangira urafata ikiruhuko, biraza kuba iherezo rya byose. Yaragiye gusimbuka ngo ace muri rya dirishya. Nicyo gihe yaje kwibuka. Mu kwezi kumwe kwari kwabanje inshuti ze zari zamusezeranije ko bazajya mu butembere, bakajya gutembera ku musozi. Yari yamusezeranyije ko bazajya mu butembere ku musozi, ariko umunsi umwe mbere yaho iyo nshuti yari yimanitse. Byaramutangaje cyane kubera ko yari umuntu mwiza cyane. Ati iyo nshuti yanjye nayo ishobora kuba yarumvise iryo jwi nk'iryo ndi kumva ubu ngubu. Ako kanya ahita akinga urugi. Icyo gihe nibwo yaje guhamagarwa n'umwe muri bashiki bacu. Ati se mushiki wanjye uri gukora iki? Ati ubu ngubu ndimo gushakisha ibitaro byiza byo mu mutwe. Ati nkeneye kujya kubona n'umudokiteri. Arambwira ati rero mushiki yanjye hari ikintu ushaka kubwira. Ati ntacyo kimbwire, ni icyo ushaka kumbwira? Ati ndashaka kuza kukabona na pastor wo mu itorero ryanjye. Uko niko yamuzanye turabonana ku itorero. Yambwiye uburyo yatandukanye n'umugabo we, n'uburyo yaje kwirukana nyina ndetse n'umuvandimwe we muri kampani ye.
uburyo yumva ijambo ry'umupfumu akirukana n'umukobwa we. Ntabwo yari azi neza imimerere ye. Ubwo namubonaga naje kubona ko umwuka mubi wari urimo kugerageza kumwica, wagerageza kumusunikira mu rupfu. Imyuka mibi irimo kugerageza gutuma yigunga. Naramubwiye nti rero ugomba kwizera Yesu. Nabonye ko urupfu rwari rumwegereye. Umushiki wacu arimo kugerageza kwiyahura. Yarambwiye ati rero nzizera Yesu ubutaha. Simbasha no kwibuka ibyabayeho neza icyo gihe, ariko yavuze ko namukankamiye ndamubwira ngo ibyo nubikora. Icyo gihe yaje kwakira agakiza nyuma, ku gakiza kamuhindukiye keza cyane. Hari Bibiliya nari mfite icyo gihe ndayimuha ndamubwira nayisome. Yafashe gari ya moshi asubira mu mujyi wa Busan, aribwira ati rwose nindeka ibyo abakurambere bacu nkizereye Imana, bakuru banjye bazandakarira. Yagize ubwoba bw'uko nizera Yesu abakurambere ngo bazamerera nabi umukobwa we. Ariko ubwo ari mu nzira yaje kwibwira ati Yesu wambabarira ibyaha byanjye, ntazemera ko ibyo bibaho, azamfasha, azankiza. Yaragiye atwika ibitabo byose by'abakurambere yari afite. Umupfumu yaramubwiye ko yakwirukana nyina ndetse na mukuru we muri kampani ye, ndetse n'umupfumu amubwira ko yakwirukana n'umwana we. Yari amayeri imyuka mibi yagerageza kumwica, kubera ko mu gihe umukobwa we ahari ntabwo ari kwiyahura, mu gihe nyina ndetse na musaza we n'umugabo we bahari ntabwo yashoboraga kwiyahura. Satani arimo gutegura ibintu byose bishoboka kugira ngo amwice. Rero urupfu rwari rumwegereye, kubera ko atashoboraga kwirwanirira, yari yashutswe na Satani. Yaje kuvuga ngo nzabikora ubutaha. Rero yavuze ko namukankamiye icyo gihe. Naramukankamiye mubwira ngo nukomeza kuvuga ngo ubutaha uzaba mu kaga gakomeye cyane. Icyo gihe naramukankamiye, ariko nyamara sinari muzi neza. Icyo gihe yaje kwakira agakiza, nuko afata urugendo asubirayo arataha. Ubwo yageraga mu mujyi wa Busan yaje gutwika inzandiko zose yahawe n'umupfumu. Yaje kwibwira ati Imana yaramfiriye, Yesu yameneye amaraso ye ku musaraba, rero azanankiza ku kaga kose. Uko kwizera kwatangiye kwinjira mu mutima we. Ibyo tubitekereje rero dushimira Imana cyane uburyo ikiza buri muntu wese. Uko niko Imana yakijije buri umwe wese muri twe. Yaduciriye inzira, yaturemeye inzira. N'ubu ngubu iyo mbitekerejeho ndibaza nti umushiki wacu yataza kuza uwo munsi, yari kwiyahura agashorerwa n'imyuka mibi. Yarageragejwe ngo asimbuke ace mu idirishya. Iryo jwi ryumvikanaga nk'ijwi ryiza cyane kandi rituje rimubwira ngo ca mu idirishya usimbuke uraba mu mahoro. Uko niko Satani ashorera imitima y'abantu benshi cyane muri iyi minsi, ariko abantu ibyo ntibajya babimenya. Cyo kimwe nka Filipo rero, kubaho ubuzima bw'umwuka mu cyuka gusa, kwibwira ngo idenariyo izagurwa, imitsima yagurwa idenariyo 200, nayo ubwayo ntiyabahaza. Ariko ndero yaje kuvuga ngo hano hari imitsima 5 n'amafi 2, ntacyo bimaze muri abantu bose, ariko Yesu afite imbaraga. Aramutse agerageje kugira icyo akora rwose yabagaburira. Hano dufite agahugu gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si bimaze iki Yesu gerageza kugira icyo dukorera. Yesu ubwo yibonaga yarasenze, nuko arashimira. Amaze kugaburira abantu 5 basigaje ibitebo 12. Barabigishwa ba Yesu babayeho mu gihe kimwe, ariko ibya Filipo byari mu cyuka. Ntiyigeze atekereza kugaburira abantu 5. We yaratekereje gusa ngo dukeneye idenariyo 200, nta n'imitsima dufite, abantu twabagaburira dute? Ariko ndere yaribwira ati Yesu we ashoboye cyane kugaburira abantu 5 akoresha imitsima 5 n'amafi 2. Abashushanya abantu bafite kwizera n'abatagufite. Abatagira kwizera babona ko ibyo Yesu akora ari ibintu biruhije cyane kandi by'umutwaro uremereye, ariko abizeye Yesu Kristo baba mu munezero kandi bakabaho bizihiwe. Ubwo nagarukaga mva muri Amerika, narwaye ibicurane, narwaye inkorora, numva ngize intege nke, sinari nzi icyo nakora. Bitewe n'ingendo zo mu kirere, amasaha yaratandukanye, numva mfite ibitotsi ndi gusinzira. Ubusanzwe najyaga nshobora kwihanganira umunaniro mu ndege igera kuri inshuro byarananiye. Nagomba kuganiriza abanyeshuri b'ishuri rya misiyoneri, ariko sinabibashije. Nasubitse ibiganiro nari mfite, nuko njya kuruka ndaryama, nkanguka ahagana nko mu saa 11. Nari nababaje niba naryamye saa 10, bamwe barambwira ngo reka dawaryamye saa 8. N'ubwa mbere nari ndyamye igihe kirekire bingana gutyo. Nari nasinziriye amasaha 3. Ubu ngubwo ngira ngo situbashe gusinzira noneho. Numvise ko icyo gihe kinini nari nsinzira, ko mu mutima wanjye iyo mbonye Filipo na Andereya uko bari hano, abantu benshi bazi ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo,
ariko ngo baracyari abanyabyaha. Uko niko babigenza. Mu by'ukuri twavuga ko batazi Yesu. Ese ni iki cyatumye Yesu abambwa? Kora kugira ngo dukize ibyaha byacu. Yejeje ibyaha byacu byose ku musaraba. Bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha. None ibyo bishengura umutima wa Yesu bingana iki? Ese Yesu yumva ameze ate? Aravuga ngo dore nimwe nabambiwe, nimwe nababarijwe, natewe amacumu n'imisumari kubera mwebwe, kora kugira ngo mbakize ibyaha byanyu. Ariko muracyavuga ko mukiri abanyabyaha? Ese yumva bimubabaje mu mutima we bingana iki? Filipo yapfuye kuvuga adatekereje ngo nubwo twabona imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabasha kubakwira. Nta kwizera na guke yari afite. Yashatse kwihagarara nk'ufite kwizera, nicyo cyatumye avuga atyo. Ariko ndere we uko yari ameze. We yaravuze ati Yesu uyu nguyu ni Imana, ashoboye byose. Ashoboye cyane kugaburira abantu 5,000. Bose barabigishwa cyo kimwe. Ariko hari abantu bagira umutima utandukanye n'uwa Yesu, baba ubuzima bw'umwuka bwo mu cyuka. Filipo na Ndere bari batandukanye cyane muri ibi bihe bya none. Cyo kimwe nka Filipo, hari abantu benshi bazi Yesu nka Filipo. Uvuga ko Yesu yapfira ibyaha byawe, ariko niba ukiri mu cyaha icyo gihe nta shingiro bifite. Ibiganza bye byatewemo imisumari, urubavu rwe rwatewemo icumu, ibyo byose byari kugira ngo yeze ibyaha byacu. None uvuze ko ukiri umunyacyaha, ibyo bimushengura umutima bingana iki? Hari abantu benshi bavuga bati n'uyu munsi ndakira umunyabyaha nubwo yampfiriye. Ariko ndakwinginze wizere mu mutima wawe. Kwizera n'umutima wawe no kwizera mu cyuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Muri Matayo 28:20 haravuga ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nzahorana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Aho ngiye hose rero abari kumwe nanjye, kurako niko yavuze. Yego ntabwo agaragara mu maso yacu, ariko ari iruhande rwacu. Mbaye mfite Yesu mu mutima wanjye, mbasha kuvuga nti yampfire ku musaraba, ibyaha byanjye byarababariwe, byose byarababariwe, kandi byababariwe by'iteka ryose. Sinyura umunyacyaha, rero ubwo ndi umukiranutsi. Uko niko bagakwiye kwizera. Uko niko kwizera kwa Ndereya. Ariko Filipo yabagaho ubuzima bwo kwizera bwo mu cyuka. Kuva nkiri umwana muto najyaga njya mu rusengero, ariko sinizeraga Yesu. Najyaga njya ku rusengero nkigisha abana, njya muri korali, nkajya mu matsinda y'urubyiruko, ariko sinizeraga Yesu. Nari nzi Yesu, nkavuga iby'uko Yesu yapfiriye ku musaraba, nkabiririmba mu ndirimbo. Naririmbaga indirimbo zivuga ko Yesu yadupfiriye kandi akanatuzukira. Niba urupfu rwe rwari urwanjye, ubw'ibyaha byanjye byakagombye kuba byarababariwe. Igihe kimwe hari umuntu nabonye ku itorero rufite amazina nk'ayanjye. Mu gihe Pastor Samuel afunguye ikarito irimo ibyo kurya byanjye akabirya, byambabaza, byandakaza. Kuba Yesu yaradupfiriye ku musaraba akeza ibyaha byacu, abantu babizi mu cyuka gusa. Ese bivuze ko ubwo yananiwe kweza ibyaha byacu? No mu nsengero nyinshi cyane abantu barakigisha ibyo ngibyo. Impamvu nuko Bibiliya bayizi mu cyuka. Baramutse batahuye umutima wa Yesu, bagatahura umutima w'Imana muri Bibiliya, bamenye neza yuko yabambwe kugira ngo yeze ibyaha byacu. Yambitswe ikamba ry'amahwa, aterwa imisumari, ibi byose bikoreye ibyaha byanjye. Ese uzirengagiza ko kababaro gusa ukomeze wigumire mu cyaha? Iyo witegereje umutima wa Yesu, uzatahura ngo icyatumye aterwa icumu mu rubavu, icyatumye yambara ikamba ry'amahwa, kwari kugira ngo adukize ibyaha byacu. Yemeye guca muri ako kababaro, yemera guca muri iryo shavu. Ntabwo ukwiye kunyurwa gusa no kujya mu rusengero no kumenya ibyanditswe bike byo muri Bibiliya. Ukwiye gutekereza ku mutima wa Yesu wadupfiriye, we wamennye amaraso ye. Abigishwa bose bakurikiye Yesu mu gihe kimwe, ariko Filipo yavugaga Yesu gusa mu cyuka. Atese tukaguraho imitsima yagaburira abantu bose. Filipo ibyo yapfuye kubivuga gusa mu cyuka. Ati nubwo umuntu yaryaho gake gusa, icyo gihe n'imitsima yagurwa idenariyo 200 ntacyo bamarira. Ndere wari wicaye iruhande rwe yaravuze ati Yesu, dufite agahungu ahangaha gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si ibyo amarira iki abantu benshi bangana batya? Yesu, utekereza ko ari umwigishwa wawe? Siko mbitekereza. Ese dukeneye imitsima ingana iki ku buryo twagaburira abantu bangana batya, naho twagura imitsima yagurwa idenariyo 200 ntacyo bamarira? Filipo uko niko yatekereje kuri Ndereya. Yavuze ati se uyu kuko utanga igitekerezo nk'iki n'umwigishwa wawe? Kora ko yakoze imibare neza, arabajije ati se nihe twakura imitsima yagaburira abantu bangana batya? Ariko Ndereya akavuga ati ariko Yesu arabishoboye, afite imbaraga, abishatse yabishobora, abishatse yabasha kubikora.
yafashe imitsima 5 aravuga ati ese iyi ngiyi imariye iki abantu bangana batya? Nuko arashimira arayibagabanya, abantu 5,000 bose bararya, nuko hasaguka ibitebo 12. Ese ibyo byashoboka bite? Uko niko ushobora kwibwira. Nubwo njye ntakora igitangaza cyo kugaburira 5,000 nkoresheje imitsima 5 n'amafi 2, ariko Yesu nagiye nkora igitangaza maze kwakira imbabazi z'ibyaha. Yankoreye mu buzima bwanjye ibintu byinshi cyane, akiza abantu benshi bendaga gupfa. Sinavuga ibi ngo mbirangize kubera ko imirimo yakoze ni myinshi cyane irahebuje. Utekereza ko atogeje ibyaha byanjye? Ese utekereza ko ibyaha byacu yabyogeje igice? Reka da, yarabyogeje byose nuko aradutunganya. Ariko kugeza n'uyu munsi hari abagitekereza ko bakiri abanyabyaha. Yesu yumvise uvuga ibyo ngibyo biramutenguha cyane. Ubwo yapfaga ku musaraba yishyuye ibihembo by'ibyaha byacu byose. Yejeje ibyaha byacu byose abyeza nk'urubura. Yaratwejeje, yaradutunganyije, yatugize abadafite inenge. Ese ibi bihebuje bingana iki? Duhimbaza Imana yacu. Ndayihimbaza nkayishima nkayikuzo. Abantu bameze nka Filipo babizi gusa mu magambo mu cyuka, ariko turamutse twize amagambo yose muri Bibiliya, tumenya ko amaraso ya Yesu atamenewe ubusa. Ubwo umubiri washenjagurwaga nibwo amaraso yamenekaga. Ntago amaraso apfa kumeneka igihe uruhu rutapfumuwe. Nicyo cyatumye yambikwa ikamba ry'amahwa mu mutwe, nuko ahanirwa ibyaha byacu. Mu Baroma 3:24 haranditswe ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twahoze turi abanyabyaha, twese twaracumuye kandi ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Twese twaracumuye kandi ntitwabushyikira. Ariko mu gihe Yesu yapfiraga ibyaha byacu, mu gihe ducunguraga ibyaha byacu, icyo gihe kubw'ubuntu bw'Imana twacunguwe ku buntu. Bibiliya nuko ivuga. Nyamara abantu benshi n'uyu munsi, nubwo bajya mu rusengero, baracyatekereza ko bakiri abanyabyaha. Ibyo ni nko kuvuga ko umusaraba wa Yesu ntacyo wamaze. Tugomba gucukumbura Bibiliya cyane. Tekereza ku gahinda Yesu yaciyemo ubwo yabambwaga. Ugomba gutekereza akababaro yaciyemo kugira ngo atubabarire ibyaha byacu. Naho twakwitanga ubuzima bwacu bwose ntibyo bihagije. Ariko mu gihe dukorera Umwami Imana tubaho twishimye. Binyuze muri iki giterane, mu byumweru 3 namaze muri Amerika, nabonye abantu benshi cyane bakira imbabazi z'ibyaha baranezerwa. Abapasiteri benshi barazaga bakambwira bati, pasiteri rwose iri torero ubu ni itorero ryawe. Ujye uzi igihe icyo ari cyo cyose ukora icyo ushaka cyose. Bamwe bashatse kuduha n'amashuri ya kaminuza. Byabakoze ku mutima cyane. Barishimye cyane. Ndibaza nese ndi muntu ki? Mbwiriza ubutumwa bwiza nkabona uburyo abantu benshi bakira imbabazi z'ibyaha. Ibyaha byacu byose byarababariwe. Ntabwo tukiri abanyabyaha. Ku musaraba ibihembo by'ibyaha byacu byarishyuwe. Ibi ntabwo dukwiye kubimenya gusa mu cyuka. Dukwiye kubyizera mu mitima yacu ko Yesu yamennye amaraso ye kandi ko yogeje ibyaha byacu. Rero yaratwejeje. Dukwiye kubyizera gutyo. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Uradukunze nubwo twari dukwiye umuvumo no kurimbuka. Wabambwe ku musaraba. Tunezejwe cyane no kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu gihe abantu bakira imbabazi z'ibyaha, dushimira Imana cyane. Kuri mugoroba twavuze kuri Filipo na Andereya. Ndatinya ko haba hari abantu bameze nka Filipo mu itorero ryacu. Bakundire kwitekerezaho cyane. Kubera ko amaraso yawe yishyuriye ibihembo by'ibyaha byacu. Ibyaha byacu byose byarishyuriwe, ariko abantu benshi bagitekereza ko ari abanyabyaha. Hari abantu batizera umusaraba wa Yesu. Ndagusabye kugira ngo ubafashe Mwami, bakizwe ubuzima bwabo bw'umwuka bwo mu cyuka. Ubakundire bagukorere n'umunezero nyawo mu mitima yabo. Turashaka gukorera n'imitima yacu yose. Nyagasani, tubwiriza ubutumwa bwiza. Turagushimye Nyagasani. Dusenze byose twize mu izina rya Yesu. Amen. Mwese murakoze cyane.